abantu basaza bamanura umuriro, basaza batongana, basaza bafite umushiha, basaza bakobana, basaza bahekenya amenyo, basaza bakambije agahanga. Oya, umukiranutsi azasaza neza, azagira amakakama n'itoto, ajya amanura umwuka. Iyi shati ni ishyira iherezo kuri karande. Za karande zose abantu batinya ngo dufite karande, ngo iwacu habayo karande, ngo iwacu habayo karande, ngo iwacu abakobwa babo ntibarongorwa, hariyo karande, iwacu abagabo bose n'abasinzi, hariyo karande, iwacu abantu babo muri Nyabingi, hariyo karande. Ikarande ikurwaho n'iyi shati. Iyo watangiye gukiranuka uhagarika karande zose. Uhagaze biterwa na position urimo cyangwa waba unaryamye. Niba ufite ikintu kikuremereye ku mutima uyu munsi, bamwe bashobora kuba baremerewe n'uburwayi, abandi bashobora kuba baremerewe n'ibibazo bisanzwe, abandi bashobora kuba baremerewe n'ingorane zibahangayitse, abandi bashobora kuba baremerewe n'ubwoba utanazi naho bukomoka. Icyaba kikuremereye umutima cyose, uyu ni umwanya wo kugishyira imbere y'Imana kandi ukizera ko hari Imana igiye kugikoraho. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, Mwami wacu Yesu Kristo, waratubwiye ngo abakwizera nibaterana, baba ari babiri baba ari batatu, ngo nawe uzaza ube hagati yabo. Twebwe turi benshi turimo gukurikirira ijambo kandi tuzi neza yuko nawe utwishimira. Turasenze ngo amasezerano yose wahaye abagukunda bakumvira asohoze ku bwoko bwawe. Reka umuntu wese urimo kumvira ijambo, ndamusengeye nifatanije nawe, waba yumva arwaye mu mubiri cyangwa afite intege nke, urambura ikiganza cyawe nk'uko wajya kubikora ubwo agenda hano ku isi, ukore ku mubiri we kandi ukore umurimo mwiza wo kumukiza. Dusengeye umuntu wese ufite ibibazo bimurenze. Hari abantu bafite ibibazo by'inzara, hari abantu bafite ibibazo by'ubukene, hari abantu bafite ibibazo by'ubukodi, hari abantu bafite ibibazo by'ubushomeri, hari abantu bafite ibibazo by'imibanire mibi mu ngo, hari abantu bafite ibibazo by'uburyo bwose. Turasenze ngo abo ngabo bibutse yuko wavuze ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusange urabaruhura. Uruhura imitima yabo uko ikibazo cyaba kingana kose. Ubibutse kuri Imana ishobora byose kandi ubibutse kuri Imana ibakunda. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turabizi hari n'abandi benshi baremerewe n'ibyaha byabo, abaremerewe n'ubusinzi, abaremerewe n'ubusambanyi, abaremerewe n'amahane, abaremerewe n'amashyari, abaremerewe n'inzangano, abaremerewe n'ibyaha by'uburyo bwose, hari n'abaremerewe no kutakumenya. Abo bose, buri muntu wese wimva muri iri jambo, ukore ku mutima we umuhindukize kugira ngo akumenye. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turasengera abakristo bose barimo kugenda mu ntege nke, barakijwe yego, ariko muri iyi minsi imitima yabo irarehareha isubira mu byaha. Ugenderera umuntu wese wumva arimo kugenda asubira inyuma aho kugenda atera intambwe ava mu bwiza ajya mu bundi. Usange uwo muntu n'uwaba yarasubiye inyuma ndetse akaba yarageze ari mu byaha, imbaraga zawe zimufatireyo zimukureyo, wongere umusubize mu nzira y'agakiza. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turasengera n'abakristo bose barimo kugendera mu gakiza, tubasabiye imbaraga kugira ngo Mwami bahagarare badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubambike imbaraga z'umwuka kugira ngo bashobore kugukorera mu gihe nk'iki. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, umugisha ijambo ryawe, umugisha ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro, ubwoko bwawe bunezerwe. Ko ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka rero dukomeze ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga kuri iyi nyigisho nise imigisha y'abambaye gukiranuka. Murabizi muri Bibiliya iyo uyisomye neza, hari ikintu gikomeye uzabonamo. Iteka ryose iyo Imana ivuze ijambo umugisha, uzasanga rikurikirana n'irindi jambo ryitwa umukiranutsi. Uzasanga bakubwira ngo umukiranutsi azahazwa ibyiza, umukiranutsi azahazwa uburame, umukiranutsi azagira amahoro, umukiranutsi azarya amasinzire, umukiranutsi imigisha yose y'Imana usanga ijyanye no gukiranuka. Kandi birumvikana nusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, aho Imana Mose yabwiraga ubwoko bw'Imana, arababwira ngo nugira umwete wo kumvira aya mategeko n'amateka ngo uyu munsi, mu yandi magambo nugira umwete wo gukiranukira Imana, iyi migisha yose izakuzaho. Uzagirira umugisha mu rugo, uzagirira umugisha mu mirima, uzagirira umugisha mu kazi, uzagirira umugisha mu rubyaro, uzagirira umugisha mu baturanyi, uzaguriza amahanga ntuzayaguzaho, n'indi migisha yose Imana irondora. Iyo ni imigisha yo gukiranuka. Kandi Imana ibigarukaho kenshi, kuko iragenda ikajya no mu Balewi ikabisubiramo, waza no mu isezerano rishya. Umwami Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda akitondera amategeko yanjye, ngo data azamukunda. We nta nubwo yavuze ngo tuzamuha umugisha, we yaravuze ngo imigisha yose izatahiwe, ngo data azamukunda nanjye nzamukunda, tuze tugumiwe. Urumva ubundi Imana niba ari itanga imigisha ije igatura iwawe, ubwo imigisha yose Imana itanga
iba yaje mu rugo rwawe. Ariko reka tugaruke kuri iyi nyigisho dushingiye kuri Matayo ibice 5 no kuri Zaburi 112 turebe iriya nyigisho yo kwambara gukiranuka. Ndagira ngo mbibashyirire mu mvugo y'uyu munsi kugira ngo mushobore kubyumva neza, kubera ko kera iyo umusirikare yambaraga icyuma gikingira igituza, urebye icyo cyuma gikingira igituza cyari kimeze nk'ishati, nubwo yabaga atari ishati y'amaboko maremare, ariko rimwe na rimwe bongeragaho n'ibindi byuma byo ku maboko. Ababonye abasirikare ba kera uko bambaraga kera, navuga ngo iki cyuma gikingira igituza reka ngigereranye n'ishati. Buriya muzitegereze no mu gisirikare hari ibintu bigera kuri 5 bijyana n'ishati, ibintu bigera kuri 5 ngiye kubabwira kandi bijyana, muza gusanga bijyana na kira cyuma gikingira igituza. Ikintu cya mbere, iyo umusirikare abonye iranka bayishyira ku ishati ye cyangwa ku ikoti. Ishati y'umusirikare burya ni iranga ranka ye, kuko yayikuyemo ikambarwa n'undi cyangwa akiyambarira t-shirt, ntabwo ushobora kumenya uwo ari we kereka usanzwe umuzi. Ishati y'umusirikare ni igaragaza agaciro, ni igaragaza ranka ye mu kazi. Kandi ikindi cya kabiri kijyana n'iyo shati, iyo shati iriho inyenyeri runaka, iriho ranka runaka, nibyo bimuha ijambo. No mu bantu uzumva iyo umuntu yinjiye ahantu, yaba ari mutoya yaba ari munini, uko yaba areshya uko yaba angana, iyo afite ranka bamwubahira ishati yambaye. Niyo batamuzi akaza yambaye ishati, ntuzi uko yitwa, ntuzi aho aturutse, ariko iyo bamubonye bakamubona yambaye ishati iriho ranka, bamenye ngo uyu muntu afite icyubahiro. Ishati iguhesha ishema, iguhesha icyubahiro, iguhesha ijambo. Icya gatatu, muri iriya ranka harimo umushahara, kuko uko ugenda uzamuka mu iranka niko n'umushahara wawe uzamuka. Ubonye umuntu uko ishati igenda yambara biruseho, niko n'umushahara ugenda urutaho. Ikindi cya kane kiba mu ishati, habamo n'amasaziro. Habamo n'amasaziro, kuko ntabwo uzaba warakoreye igihugu cyarakwambitse amaranka ngo hanyuma umusaza usabiriza. Bagomba kumekinga sure, bagomba gukora uko bashoboye ugasaza nk'umuntu wakoreye igihugu. Haleluya. Ndangirize no kuri iki, buriya muri iriya shati habamo n'umurage. Mperutse kujya mu kiriyo cy'umukoroneri wari witabye Imana, noneho umugore wavuga ijambo ryanejeje, aravuga ngo aba bana banjye ntibazigera bandavura kuko dufite umuryango witwa RDF, ngo kandi ubwo se yakoreye igihugu ngo aba bana ntibazabura imibereho. Binyereka ngo muri iyi shati harimo n'umurage wabazagukomokaho. Ndagira ngo rero ibi bigereranyo 5 biri mu ishati mbibagarurire mu cyuma gikingira igituza. Mwumva uko Bibiliya ibivuga. Ikintu cya mbere baratubwira ngo iyo wambaye gukiranuka, iriya shati yo gukiranuka iyo wayambaye, icya mbere biguhesha igikundiro ku Mana. Imana ikakubona ikavuga ngo uriya ni umuntu wanjye. Muzitegereza abantu bose bo muri Bibiliya, abantu bose Imana ikunda, abantu bose Imana ishima, babaga bambaye gukiranuka. Bibiliya yatubwira ngo Nowa, ngo mu gihe cye ngo abantu bari bonona ingeso zabo, ngo ariko Nowa ngo yari umukiranutsi, ngo yagendanaga n'Imana. Noneho Imana igiye kurimbura isi iravuga ngo ya ndarimbura isi ariko sindimbura Nowa. Ihamagara Nowa iramubwira ngo Nowa, ibariza inkuge uhungiremo n'umuryango wawe kuko ngiye kurimbura isi, kuko Nowa yari umukiranutsi. Ahandi Bibiliya yatubwira ngo Aburahamu ubwo yasengeraga Sodomu na Gomora, ngo Imana yaramubwiye ngo Aburahamu nindamuka mbonye abakiranutsi i Sodomu na Gomora. Aburahamu aramubwira ati nubona abakiranutsi 50 uzaharimbura. Aramubwira atoya, nimbona abakiranutsi 50 abo bazatuma na Gomora yose ibona umugisha, nzabababarira kubwa abakiranutsi 50 kuko abo ni abantu babatoni banjye. Muzabona buriya gukiranuka ni nabyo biduhesha access, nibyo biduhesha appointment. Matayo yaranditse hariya twasomye muri Matayo 5 aravuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko nibo bazabona Imana. So umukiranutsi yakomanze ku muryango, Imana iravuga ngo yes, ubwo yambaye iriya shati ni mumureke yinjira imbere yanjye. Niyo mpamvu nuwanditse Zaburi ya 15 aravuga ngo ariko ninde uzazamuka ku musozi w'Uwiteka, ninde uzahagararaho Imana itura. Aravuga ngo nugendana gukiranuka. Zaburi ya 24 bisubiramo n'ahandi henshi usanga uku gukiranuka kuri iyi shati yo gukiranuka niduhesha ubutoni ku Mana.
niyo iduhesha kuba abantu Imana ikingurira ikagendana nabo. Haleluya. Iyo rero umaze kubona ubwo butoni bw'Imana, ni nk'iriya shati ya gisirikare. Icya kabiri gikurikiraho, biguhesha ijambo ku Mana. Murabizi Bibiliya iratubwira muri Yakobo ibice 5:16 ngo mwaturirane ibyaha, mu yandi magambo mwiyeze muba bakiranutse, mwaturirane ibyaha musabirane. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Biduha ijambo ku Mana. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Muzitegereze muri Bibiliya iteka ryose Imana ibisubiramo ikavuga ngo aba bantu niyo basenga ngo ntabwo nabumva kuko ntibakiranuka. Muri Yesaya igice cya 59 iravuga ngo umva ngo gukiranirwa kwanyu niko kwatumye Imana ibima amaso, ngo niyo mwasenga amasengesho menshi sindazayumva, ngo kuko ngo ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Ariko Imana ikavuga ngo nimwiyeze mwitunganye. Ahandi katubwira ngo gusenga k'umunyabyaha, igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ngo ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Haleluya. Kuko iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Gukiranuka, kwambara iriya shati biduhesha ijambo, no ku Mana biguhesha ijambo, ukinjirayo wambaye ishati yawe, Imana ikavuga ngo yes, uwo ni mumureke yinjiye yambaye ishati. Kandi n'abadayimoni iyo bakubonye baravuga ngo uyu ni mumubererekera agende kuko yambaye ishati. Hari inshuro nyinshi twagiye dusengera abantu, burya abadayimoni bazi kudutandukanya. Umudayimoni arakureba akakurondora neza, ukagenda twajya gusenga umudayimoni akarondora abantu. Njya mbaho urugero, twigeze gusengera ahantu, turagenda tugiye gusenga, umudayimoni atoranya umwe muri bagenzi bacu aramurondora, amubwira ngo wowe ngo nawe uhagaze hano ngo urimo urantunga intoki, ngo urimo urambwira ngo ngende, ngo ejo bundi ubwo biyirizaga ngo ntiwazanye imineke mu gasake kawe ngo ukajya kuyirira inyuma y'icyumba. Neza umuntu ahita yuma, umudayimoni amukuramo. Kubera iki? Ntabwo yambaye gukiranuka. Ariko buriya nuko atari yabisobanukiwe, nubundi gukiranuka kwacu si ukwacu, twebwe twambaye gukiranuka duhabwa na Yesu. Satani nakubwira ngo ejo bundi wari yimineke, uzamubwira uti Satani nubundi ntabwo nje nambaye ishati yanjye. Iyo ngiyo yari iriho ibizinga, Imana yari yarabibonye kwibiraho ibizinga nudushwambagara, ariko yanyambitse ikanzu yo gukiranuka nahawe na Yesu. Ni mu mbaraga ze nkutegeka, si mu mbaraga zanjye. Satani azabyumva agende ko azamenya ko wasobanukiwe. Nubundi ntabwo twambara gukiranuka kwacu. Mubyumve neza bene data. Hari igihe umuntu yigisha gutya, abantu bakibwira ngo nubundi ngo ubwo nakoze icyaha iki n'iki Imana ntishobora kunyumva, ngo nubundi Imana yewe, hari nubwo umuntu abimbwira ngo ntoya ntuzahangayikishwe n'ibyo, nubundi yagukunze ukiri umunyabyaha. Kandi nubundi gukiranuka wambara si ukwawe. Subira inyuma wambare gukiranuka duhabwa na Yesu. Wiyeze nurangiza ujye imbere y'Imana usenge. Ko nubundi iteka ryose n'iki Imana idusaba, iratubwira ngo nimwiyeze mukiranuke, nimurangiza muzi imbere yanjye. Gukiranuka biguha ijambo. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Igitambo cy'umunyabyaha ni kizira kuwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Haleluya. Iki ni ikintu gikomeye cyane tugomba kumva. Aha rero niho wumva umumaro wo kugendera muri iriya shati yo gukiranuka ikingiye igituza, ntugende wambaye ubusa. Haleluya. Hanyuma icya gatatu, nkuko twabibonye, iriya shati yo gukiranuka iyo yambaye neza ntabwo uzahura ibigutunga, kubera ko Yesu yabwiye abigishwa barugara ariko mwebwe mwaranyobeye, ngo muhamuhangayitse, ngo muvuga ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, ngo ibyo rwose mujye mureka abapagani babihangayikira, ngo mwebwe nimubanze mushake kugira gute gukiranuka, mushake ubwami bw'Imana, mwambare gukiranuka, ngo ibyo ngibyo bizaza ari inyongera. Haleluya. Noneho Yesaya yandika muri Yesaya 33, nkunda uburyo yabyanditse ku mugisha w'abakiranutsi. Aravuga ngo ariko ngo abanyabyaha bagize ubwoba. Yesaya 33 ngo bahinze umushitsi, ngo byabashobeye. Aravuga ati ariko buriya ntabwo ariko bizamera ku bakiranutsi. Reka mwumve ukuntu abivuga. Yesaya 33:14 ngo abanyabyaha b'i Siyoni baratinya guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe umva niko barimo kwibaza ngo muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose. Iki ni ikibazo Dawidi yibajije ubwo Imana yari kubise uza, kubera ko bazamuye isanduka y'Imana badakiranutse, bayizamura uko babyumva rimwe na rimwe, kandi natwe niko dukora, tubikora uko tubyumva, ngo nge niko mbyumva. Ntabwo ariko gukiranuka si uko ubyumva, gukiranuka n'uburyo Imana ibyumva.
gukiranuka ntabwo biva mu buryo mbyumva jyewe, gukiranuka biva mu buryo Imana ibyumva n'uburyo Imana yabivuze. Ni nacyo cyishe ubukristo bw'uno munsi. Abantu benshi barakubwira ngo jyewe niko mbyumva, ariko buriya ngo iyo umuntu asambanye n'umukobwa wabyumvikanyeho ngo ubwo icyaha kiba kiri hehe? Kiba kiri yuko Imana yavuze ngo ntukabikore. Ngo buriya se ngo uyu muntu ngo yibye umukire ngo akamukuraho udufaranga dukeya ngo icyaha kiba kiri hehe? Ngo hari ubwo bimuhombya. Icyaha kiri cyuko Imana yavuze ngo ntuzibe. Kuko ubona abantu benshi ibyaha barabyejeje, babishakiye amazina, ntawe ugisambana, barakundana, ntawe ukiba, barya komisiyo, barya iki, ibyaha babihimbiye amazina meza. Ariko Imana ikavuga ngo ibyo ntabwo ari ugukiranuka. Ngo hano rero baravuga ngo abanyabyaha ngo muri twe baribaza ngo muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose, ngo kandi muri twe ninde ushobora guturana no gutwika kw'iteka. None bakatubwira ngo ya birashoboka, ngo nugendana gukiranuka. Namba wana akavuga ibitunganye, akagaya indami iva mu gahato, ntarye ruswa, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumva inama yo kuvusha amaraso, ntajye mu bintu byo gusebanya, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Uwo niwe uzatura aharengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Uyu ni umugisha w'abakiranutsi. Iyi shati nayo irahaha, iragabura. Iyi shati yo gukiranuka nayo irahaha, nk'uko ishati iriho ranke haha, n'iyi ngiyi iriho gukiranuka irahaha. Imana iravuga ngo uyu muntu ukiranuka akanga kurya ruswa, akanga kwiba, akanga gusambana, ngo uyu nguyu we ngo n'ibyo kurya bimutunga azabihabwa, ngo n'amazi yo kunywa ntazayabura. Haleluya. Muzarebe muri Bibiliya buriya dufitemo abantu benshi babigerageje babona birakora. Njya nkunda inkuru ya Eliya. Eliya yaraje atangaza yuko agiye kumara imyaka 3 n'igice nta mvura igwa. Imana iramubwira tugenda ujye kuri Keriti nzajya nkugaburira. Ajya kuri Keriti, Imana ikabwira ibyiyoni ngo nimugemurire umukiranutse wanjye witwa Eliya mu gihe nk'iki ngiki, mumushyire imigati mumushyire n'inyama. Biranatangaje cyane. Njya nibaza ikiyoni gitwara umugati ntikiwurye kigatwara n'inyama ntikiyimire. Agomba kuba ari abamarayika bihindukije. Ko naho ubundi ikiyoni sinzi ko cyatwara inyama ngo kikugezeho. Ariko Eliya yicaye kuri Keriti, arya inyama, arya umugati, anywa amazi ya Keriti. Keriti imaze gukama, Imana iramubwira ngo genda ujye Sarefate h'i Sidoni. Burya n'Imana igira urwenya. Isarefate h'i Sidoni hari wabo wa Yezebeli wamuhigaga. Iramubwira ngo genda ujye wabo wa Yezebeli niho nzakurindira. Ngo ni urwenya rw'Imana. Aragenda ajya Sarefate, agezeyo ngo abona umupfakazi. Imana iramubwira turiya mupfakazi niwe uzakugaburira. Umva urwenya. Umupfakazi yihagarariye hariya yihebye, aramubwira ati genda umvugira agatsima ukanzanira. Ati ndakurahiye, nsigaranye agafu gakeya mu kebo n'udufuta dukeya mu icupa, ngiye kuvugamo agatsima kanyuma nkarye n'umwana wanjye niturangiza dupfe. Aramubwira toya si uko bigenda. Iyo umukiranutse yahageze ntabwo barya agatsima kanyuma. Aramubwira ati genda ahubwo ubanze umvugira agatsima udasanga inzara yanyishe n'imigisha yarije ukayibura. Aragenda agatsima aragakora, akari kuribwa n'umupfakazi na wa mwana we, agatsima arakariye. Amaze kukamira, umupfakazi agiye kureba mu giseke asanga cyuzuye ifu, asanga icupa ryazamutse ryuzuye amavuta. Ngo bamaze imyaka 3 n'igice yose barimo kurya agafu kari kubatunga umunsi umwe, barangiza bagapfa. Umukiranutsi ntazabura ibyari. Ikibazo nuko tutizera Imana yacu ngo tuyikiranukire uvuga ngo ya niyo nasonza sinziba, sinzahemuka, niyo napfa nzapfira mu maboko y'Imana ariko sinzapfa mpemutse. Ariko abantu baragenda ugasanga yiyandaritse ngo nari ngiye gupfa, wari ugiye gupfa kandi Imana ihari. Umukiranutsi ntazabura ibyo kurya. Dawidi yabyanditse neza ngo nari mutoya none ndashaje, sindabona umukiranutsi aretswe n'umwana we sindamubona asaburiza ibyo kurya. Uwo ni umurage w'abakiranutsi, uri mu ishati yo gukiranuka. Haleluya. Hanyuma turebe ikindi cya kane nkunda cyane gikomeye. Baratubwira rero ngo uyu mwambaro haleluya, uyu mwambaro utanga n'amasaziro. Tanga amasaziro. Muzareba abantu b'Imana basaza neza, nta nubwo ari n'abakera gusa muri Bibiliya. Uyo uzareba umuntu w'Imana wagendanye n'Imana ntiyandavure, asaza neza. Baramu yigeze kwitegereza, yitegereza Abisirayeli aravuga ngo Mana ngo wazampa nkipfira nk'abakiranutsi, hapfa nk'abakiranutsi iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Kuko yari yabirebye abona abakiranutsi basaza neza, bagasaza batandavuye, bagasaza bari honorable,
uzi kubona umuntu w'umusaza nkanjye arimo kwandavura mu byaha, uzi kubona umuntu w'umusaza nkanjye yasinze arimo kugenda arimo gushakisha kiri burebe aho yitaye, uzi kubona umuntu w'umusaza nkanjye noneho ari mu bana b'inkumi bamwe na bamwe ndetse b'aba teenagers b'abangavu, wampaka nimero kawe ngo ujye kugakoresha ngo tujye ucatinga n'abana, ko ni ukwandavura. Ariko umuntu ugendeye mu gukiranuka asaza neza. Reka mbaho ingero. Karebu muri Bibiliya afite imyaka 85 yabwiye Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa, wibuka ibyo Uwiteka yamvuzeho turi Kadeshi Baruneya, abibwira umugaragu w'Imana Mose, mu musozi wanjye njye kuwuhindura. Aramubwira ngo kandi dore ubu mfite imyaka 85, uko imbaraga zanjye zanganaga ntabara ngatabaruka n'ubu niko zikingana. Amuha ibanga rye, aramubwira ngo kuko nomatanye n'Uwiteka. Haleluya. Nomatanye n'Uwiteka. Kandi hariho amasezerano meza ku bantu bagenda batyo. Muri iriya Zaburi 112 twasomye, ndaza kuyigarukaho nyuma. Reka mbanze nsome muri Zaburi ya 92. Baratubwira ngo erega buriya abantu bari mu Uwiteka barahishiwe. Haleluya. Aya magambo yo ndayakunda cyane, kuko buriya giye njya mbwira abantu ko ngenda nsaza, ngenda nigira ku batubanjirije. Umukozi w'Imana Samuel yafashe ikiruhuko cy'izabukuru, njya mbwira abantu njya mu kiruhuko cy'izabukuru. Kera nkiri umusore, reka mbere nkiri umusore nafashe abasore bo muri Bibiliya, mfata Daniel, mfata Yosefu, noneho ndavuga ngo mu busore bwanjye nzagenda nka Daniel, nimba umunyeshuri nziga nka Daniel, kandi mu busore bwanjye nzakiranuka nka Daniel na Yosefu. Ko bari abasore, intambara z'ubusore nizo barwanaga, izo narwanaga nizo barwanye. Ndavuga nti sawa, niba Yosefu yarashoboye kujya kwa Potifari, umugore wa Potifari akamureba akamukunda, akamubwira ati turyamana, akamubwira toya, sinshobora gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye, nanjye uyu ndamufata w'icyitegererezo, sinzigera nkora icyaha nk'iki mu maso y'Imana yanjye. Cyoroshye bityo. Daniel aragenda ajya i Babuloni, ngo areba ukuntu abantu b'i Babuloni bagenda, areba ukuntu abantu b'i Babuloni basinda, areba abantu b'i Babuloni ukuntu basenga ibigirwamana, ngo agambirira mu mutima we kutaziyandurisha iby'i Babuloni byose. Arangije ajya mu masomo ye ariga, ngo babakoresheje ikizamini, ngo yari afite ubwenge bukubye inshuro 10 ubwo abanyebabuloni. Ndavuga ninongera kuba umunyeshuri nzamera nk'uyu, uzabaririzaho nize narakijijwe. Hari aho nize ntarakizwa, ariko naho ntabwo nari umuswa, ariko nakoraga n'ibyaha, ariko aho nize narakijijwe. Amanota yari kutuvugisha baduhamagara kuri 07 nanashaje rwose 9820187. Pasiteri arakoze cyane kandi mutega amatwi, tubashimira inkunga mukomeza kudutera. Bigenda neza, muri subscribe, like and share ndetse comment zanyu tuhora ugomba kugenda gutya cyane muri abantu b'abagabo cyane. Ariko mva isezerano ry'abakiranutsi. Arandika muri Zaburi ya 92 umurongo wa 13 ngo umukiranutsi, umva wa wundi wambaye ya shati yo gukiranuka, umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishikira mu bikari by'Imana yacu, bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye narimo gukiranirwa na guke. Mundi kigereranyo bavuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Burya muzi umukindo ushisha uturutse imbere, igishishwa cy'inyuma kiruma, ariko mo imbere iyo utemye usanga gitoshye. Baratubwira ngo umukiranutsi inyuma rwose uruhu ruzasaza, uzazana iminkanyari, imvi zizaza, abandi bazana uruhara n'amenyo avemo, ariko umukiranutsi nuganira nawe uzumva muri we harimo itoto. Ngo bazagumya kwera, umva amagambo nkunda cyane. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishikira mu bikari by'Imana yacu, bazagumya kwera no mu busaza. I want to this. Jewe nshaka ko no mu busaza bwanjye kugeza umunsi nzahumeka umwuka wa nyuma ukarangira, nzaba nkirimo kwera imbuto. No mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane ko Uwiteka atunganye.
kuko ibyo yasezeranije abasaza azabikora. Haleluya. Iriya shati irimo n'amasaziro meza. No mu busaza dufite isezerano tuzagumya kwera. Njya mbwira abantu nkabwira ni jewe nanditse retirement job description yanjye, ndavuga ngo mu kiruhuko cyanjye kizabukuru nzasaza nka Samweli. Samweli yarashaje asezeye ku kazi ko kuyobora Isirayeli, aragenda agiwe Iramoti inayoti Iramu, not Iramoti, ajya inayoti Iramu, aragenda mu nzu ye amanura umwuka. Muribuka Dawidi bagiye kumushaka yari yahungiye inayoti Iramu, agiye inayoti Iramu. Sawuli baramubwira ati waruzi yuko Dawidi yahungiye inayoti Iramu kwa Samweli, kwa retired, kwa muzeyi. Aramubwira ati ndajya kumushaka. Yohereza abasirikari, baragenda bagezeyo buzura umwuka, bagaruka batamuzanye. Yohereza indi group, igezeyo yuzura umwuka, baragaruka. Yohereza indi group. Buriya niho nkundira abantu b'Imana. Hari abasirikare bagiye kwa Samweli bagaruka ari bazima, abagiye kwa Eliya bapfiriyeyo, yabamanuyeho umuriro. Samweli yavuze ati yagiye ntabwo mbamanuraho umuriro, nimuze mwuzura umwuka nimurangiza musubireyo. Jewe nuko nshaka gusaza, zamanura umwuka ntamanura umuriro. Abantu basaza bamanura umuriro, saza batongana, saza bafite umushiha, basaza bakobana, basaza bahekenye, basaza bakambije agahanga. Oya, umukiranutsi azasaza neza, azagira amakakama n'itoto, ajya amanura umwuka. Amanura umwuka. Haleluya. Hanyuma icyanyuma, iyi shati ntabwo itanga amasaziro gusa, iyi shati itanga n'umurage. Reka ngaruke kuri ya Zaburi 112 twasomye, baratubwira ngo iyi shati uwayambaye aba arimo kubiba umugisha ku bw'abana be. Reka mbabwire ikintu gikomeye cyane nabonye, iyi shati niyo ishyira iherezo kuri karande. Za karande zose abantu batinya ngo dufite karande, ngo iwacu habayo karande, ngo iwacu habayo karande, ngo iwacu abakobwa baho nibarongorwa hariyo karande, iwacu abagabo bose n'abasinzi hariyo karande, iwacu abantu baho muri Nyabingi hariyo karande. Ikarande ikurwaho n'iyi shati. Iyo watangiye gukiranuka uhagarika karande zose, byoroshye gutyo. Iyo watangiye gukiranukira Imana bihagarika karande zose, kuko Imana igushyiraho igikundiro cyayo, ya mivumo yose ikakuvaho. Hano umva uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Haleluya. Aho kugira ngo umbwire ngo umuryango wanyu ufite karande, ndakubwira ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhora witeka ryose. Haleluya. Ninde utakwifuza kubaho gutya? Ariko abana bawe, reka mbabwire ikintu gikomeye, iyo utangiye kugendera muri karande y'umugisha, iyo utangiye kugenda wambaye ishati yo gukiranuka, abana bawe burya uburimo kuba bibiri igiti bazasoromaho mu gihe kiri imbere. Umva uko Bibiliya ivuga, hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Icyambere kizavamo, ntabwo azanyeganyezwa iteka, umukiranutsi azibukwa iteka ryose. You will be remembered. Njya mbibwira abantu iyo tugiye gushyingura, hari igihe ujya gushyingura uretse ko ubukorona yabyishe, ugasanga ufite abantu benshi bananiwe gukwirwa no mu rusengero, no kwirimba ntibahakwirwe, ariko burya ntibizagukange. Uzibukwa, ntabwo abantu bazakwibukira imodoka wagendagamo, ntabwo abantu bazakwibukira inzu wari utuyemo. Uzibukwa ni uwagiriye neza abandi, uzibukwa ni uwakiranutse. Kuko Bibiliya iratubwira ngo iyo ukiranukiye Imana, Imana irakwibuka niyo abantu bakwibagiwe. Iyo ugiriye neza abantu nabo barakwibuka, ariko bakwibukaga hari aho bageraho bagasaza. None Imana ikavuga ngo jya ukiranuka kuko uzibukwa iteka ryose. Haleluya. Ariko hari igihe ubona umuntu burya kuba washyinguwe n'abantu benshi ntibivuga ko uzibukwa n'abantu benshi. Uzakwibuka n'uwo wagiriye neza. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Niba baguhaye akazi niyo kabara ko gukubura mu muhanda, ukubure ku buryo uzajya hanyura wese. Imana izagutangira ubuhamya ngo hakozwe n'umuntu wubaha Imana, akora imirimo y'uburyo butunganye, ngo ntazanyeganyezwa iteka, bene uwo ntazabura akazi. Ngo kandi umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Buriya ni ikintu gikomeye cyane.
hari umuryango nakoragamo kera wa AAN, noneho tuza kubona akazi, twashakaga umwinfirimiyeri. Abadamu bose twakoranaga baraza barambwira tumva, ubwo twabonye kariya kazi kagomba gufatwa na Roza. Uwo Roza yari umwinfirimiyeri. Hanyuma aza igihe batangira gushaka ngo afite amadiplome maremare n'iki, yakoraga Faisal, bamukurayo. Barambwira ati ugomba guha Roza akazi. Abagore bose bakora hano Roza yarababyaje, yabicaye iruhande arabakurikirana, harimo n'uwawe. Ndababwira rwose mujye gushaka Roza tumuha akazi. Kubera iki? Kubera ko umukiranutsi azibukwa. Igituma abantu bakwibuka nuko wabagiriye neza, nuko wabitangiye. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Ntazatinya inkuru mbi, umutima we urakomeye, wiringiye Uwiteka. Umutima we urahamye, ntazatinya kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Yaranyanyagije abakene, gukiranuka kwe guhora witeka ryose. Ihembe rwe rizashyirwa hejuru y'icyubahiro. Reka iki ndabibabwira, nubona umuntu aje gutakira, yewe nabigize hamwe. Iyo mfite icyo nshobora kumuha ndakimuha, iyo ntagifite ndamubwira wihangane, kuko nzi ngo iyo muhaye mba ndimo kunyanyagiza bizangarukira, bizagaruka. Umukiranutsi azibuka iteka ryose. Ariko ikintu cyiza nkundira aya magambo, ni naho ngiye kurangiriza, nuko asiga umurage ngo urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Ariko mwarabibonye, njya mbona abana b'abapasitori, abantu benshi rero buriya bafite ukuntu batubona nabi, ngo abapasitori ngo baba bakennye, ngo abapasitori. Ariko nenda kubabwira, muzitegereze umupasitori wakoreye Imana, akemera, agashinga iryinyo ku rindi, akemera bikamurushya, ntave mu muhamagaro, ntave mu murimo, ntiyitotombe, agakiranuka kugeza ku ndunduro. Abana be uzababona ari abanyamugisha. Ntabwo yari umukire, ariko abana b'Imana izabitaho. Iri ni ihame ry'Imana. Kiranukira Imana, ibisigaye ureke Imana yite ku bawe. Uzitegereze muri Bibiliya, hari igihe Dawidi yabajije abantu, kubera ko yari yagendanye na Yonatani. Yonatani amwubararaho, aramurengera, aramukunda. Ariko nta muntu wo mu muryango wa Sawuli waba yarasigaye ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Baramubwira ati ariko hari Mefibosheti, ari Rodebari kwa Makiri, acumbagira ibirenge. Aramubwira ati mubwira azaze, azajya arira ku meza yanjye. Ntabwo Mefibosheti yariraga ku meza ya Dawidi kubera ko yari abikwiriye. Ntabwo yariraga ku meza, ndetse ubundi unarebye uko yagendaga, ntabwo yashoboraga no kurira ku meza y'umwana, umuntu ucumbagira ibirenge. Ariko aravuga ngo ya uzarira ku meza yanjye, kuko Yonatani yagaragaje gukiranuka. Haleluya. Muzitegereze muri Bibiliya, hari amagambo nyankunda cyane yanditse mu Baheburayo ngo Melikisedeki yagiye gusanganira Aburahamu ngo amwaka icyacumi. Ngo ariko kuko Aburahamu yari mu muryango w'Abalewi, ngo ubwo ngubwo ngo Lewi yatanze icyacumi ngo akiri mu nda, akiri mu ikiryo rwa Aburahamu, ngo hanyuma aza guhabwa umugisha. Ndavuga nako ibi biratangaje koko, kubona umuntu bamutangira icyacumi atari yanavuka. Imana ikajya ivuga ngo ndibuka icyacumi Aburahamu yahaye Melikisedeki, none abakomoka kuri Aburahamu, Abalewi, mwebwe muzakora umurimo wanjye. Haleluya. Muzitegereze ahantu henshi ku bami ba Isirayeli, hari igihe Hezekiya yatewe ibintu bimera nabi, Imana irambwira ngo Hezekiya, ngo nibutse umugaragu wanjye Dawidi, ngo nzagirira umugaragu wanjye Dawidi, kuko namuhaye isezerano ngo ntihazabura umwana wawe wicara ku ngoma yawe. Ngo Hezekiya ndakurengera, kuko Dawidi yari umukiranutsi, yagenderaga imbere yanjye. Muzitegereze muri Bibiliya muzabibona iteka ryose. Reka nkubwire mwene data, iteka ryose nugira neza. Hano Bibiliya yavuze ngo uyu mukiranutsi, musubire muri Zaburi 112, ngo yaratanze, ngo yaranyanyagije, yahaye abakene, yafashije abandi, ngo azibukwa. Iteka ryose iyo ufashije umuntu uba urimo kubiba imbuto yo kugirirwa neza ku bazagukomokaho bose. Bashobora no kuba iki gisekuru cyangwa ikizakurikiraho cyangwa ikizakurikiraho, ariko bivuga ngo urimo urahagarika abana bawe aho Imana itangira umugisha. Abana b'abakiranutsi bazagira imbaraga mu isi. Urubyaro rw'umukiranutsi, ikintu kimbabaza nuko rimwe na rimwe njya mbibona mu bihugu bimwe na bimwe bidukikije, aho revival yagize imbaraga cyane, abana b'abakiranutsi bagize imbaraga mu isi. Bamwe na hano muri iki gihugu
base bari abavugabutumwa, base bari abapasitori, barahunga bajya mu buhungiro kubera ko base bari bafite connection bariga. Ariko ikibabaza nuko abana b'abakiranutsi benshi ntabwo bibuka yuko ushobora kugendera mu mugisha wa so, ariko wowe ukawuhindura umuvumo, abazagukurikiraho nibo ugenderemo. Tugomba gukomeza tukabantu bakomeza umugisha, kubera ko umugisha w'umukiranutsi ni igiti gitewe kizasarurwa n'urubyaro rwe ruzakurikiraho. Ngo abana b'umukiranutsi, urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Dushaka kugira generations and generations, abantu badukomokaho bazakurikira badukomokaho, abana banjye nkabasengera, abana banjye bagasengera abana babo, abana bo bakazasengera abana babo, noneho tukagira umurage wo gukiranuka kugeza igihe Yesu azagarukira, tukagira amaboko mu isi, kuko iby'Imana yavuze no kubisohozera bisohoza. Ndashaka kubwira umuntu wese uzi yuko yabyawe n'umubyeyi wakiranukaga, ariko wowe ukaba warahugiye kurya imigisha y'Imana yavuye mu murage wa so, ibuka yuko niwe waravuye mu gukiranuka, urimo urica umurage mwiza ababyeyi bari basize, kuko urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Reka nkubwire, wowe wabyawe n'umubyeyi ashobora kuba ari umukene, ngo umukobwa umwe ngo se yari umuntu ukunda gukiranuka, yanga gukora iby'amanyanga, akajya akora ariko agakora neza. Noneho umukobwa we akareba ukuntu se yari afite potential, yari afite ubushobozi, yari afite ubwenge, abantu bakajya bavuga ati uriya so iyo amenya kugenda nk'abandi ubu aba akomeye, ariko reba uko ashaje. Noneho umukobwa ngo akamusuzugura rwose, akajya anamubwira ngo data, ngo wadukojeje isoni, iyo uba warabaye nk'abandi ubu natwe tuba tumeze nk'abandi. Ariko bukeye umukobwa ajya gukora interview y'akazi, baramubaza ati wowe mukobwa witwa Nyiranaka, kurabiza abazungu amazina yabo bitirwa amazina y'ababyeyi, ati waba uri umwana wa Kanaka? Undi ati uwo ni data. Aramubwira ngo uru ruganda rwanjye n'izindi za entreprise zose mfite nazikuye mu masomo yanyigishije, ngo niba warize ibyo yanyigishije, ngo aka kazi ndakaguhaye, izindi interview nizihagarare. Nyiri uruganda ahita amuhereza akazi. Noneho umukobwa ngo aratahabwira se, ngo ajya kumusaba imbabazi. Aramubwira ati data, naragusuzuguye inshuro nyinshi, nakubwiye ko ntacyo umaze, nakubwiye ko iyo waragenze nk'abandi abo wafashije barakize, wowe usigara ukennye. Ariko uyu munsi namenye umurage wadushakiye, kuko bampaye akazi ko kuyobora uruganda. Bosi warwo yamenye ko ndi umwana wawe akampa, kuko avuga ngo bya bindi yanyigishije niba nawe yarabikwigishije ngo uyu niyobore, kuko ubwo ndabizi ufite ubushobozi. Hari abana badashaka gufata umurage w'ababyeyi kubera ko barimo kurya imigisha ababyeyi bavunikiye. Niba wumva uri muri abo ngabo, uyu niwo munsi wawe wo guhindukira kagendera mu murage w'abakiranutsi. Reka nsoreze aha ngaha, mbwire buri muntu wese wumva ubu butumwa ngo mwene data, ntuzatinye kugendera mu gukiranuka. Satani azakugerageza ngo agukuremo, ariko komereramo, kuko uku gukiranuka icya mbere bizaguhesha igikundiro ku Mana, ni rank ikomeye cyane. Icya kabiri, ntabwo uzabura ibigutunga, kuko iryo ni isezerano ry'Imana. Icya gatatu, bizaguhesha ijambo ku Mana no ku bantu. Icya kane, bizaguha amasaziro meza, ariko uzawushinze n'igiti cy'umurage urubyaro rwawe ruzagenderaho. Ninde utakwifuza uwo mugisha? Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira ituze. Dusenga Imana. Kandi niba wumvise iri jambo rikureba, hindukirira Imana, wibwira uti Imana, nabyawe n'umukiranutsi, ariko numva yuko uriya murage ntacyo umaze, mugira mu by'isi, nibagirwa ibyo gukiranuka. Niba uri umwana w'umukozi w'Imana, ukaba waratatiye icyo gihango, uyu niwo munsi wawe wo guhindukira. Kandi niba unicaye uri n'umukristo, wibuke yuko icyo ukora cyose, niba ubiba ibyo gukiranuka, ntabwo ubibira wowe wenyine, urabibira n'abana uzabyara n'abazagukomokaho bose, kuko urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Turagushimye Mwami Mana yacu, ndasengera abantu bose twafatanije muri iri jambo, uduhamagarira kwambara umwenda wo gukiranuka, ishati yo gukiranuka, icyuma cyo gukiranuka gikingira igituza, gikingira umutima wacu, kuko niho duherwa umugisha. Kandi uwo mwenda warawuduhaye muri Yesu Kristo. Yonatani yigeze kwiyambura intwaro zazambika Dawidi kuko yabonaga ari umuturage utazashobora kwicara ibwami,
yambura ikanzu yarayimwambika, nawe wiyambuye ubwiza bwawe mwami Yesu urabutwambika kugira ngo tugaragare imbere y'Imana. Reka ikiganza cyawe gifate buri muntu wese wumvise akozwe ku mutima n'iri jambo, umuhindukize, umukoreho. Twese tugambirire ko tugiye kugendera mu gukiranuka kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi natwe tubibe imbuto yo gukiranuka, abadukomokaho bose bazasarure kuri icyo giti cy'umugisha. Ko ni mu izina rya dusaba mwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Igice cya mbere tugiye gusoma turagisanga kuri Zaburi 112. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Igice cya mbere turagisanga kuri Zaburi 112 umurongo wa mbere, turasoma tugeze ku wa 10. Turasoma Zaburi yose. Reka dufatanye gusoma. Haleluya. Hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose, ntazatinya inkuru mbi. Umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka, umutima we urahamye ntazatinya, kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Yaranyanyagije yahaye abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ihembe rye rizashyiranwa hejuru icyubahiro. Umunyabyaha azabireba ababare, ahekenye amenyo ayage, icyo umunyabyaha yifuza kizamura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Igice cya kabiri tugiye gusomerwa turagisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Igice ni icya 5, turahera ku murongo wacyo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 5, turahera ku murongo wacyo wa mbere. Turasangamwo inkuru ya Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa baramwegera. Aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzira n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa b'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Igice cya kabiri tubasomeye nta kigarukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana.